Okay. Hari n'abavuga yuko ngo bashaka kuba muri Miss Rwanda haba utuntu tw'udukata wenda ngo umuntu akaba yakora hirya no hino akaba yagira amajwi cyangwa se akagira ikamba runaka abona bitanyuze muri ziranzira twebwe tubona kuri screen. Reka mbabwire utaragera hari ahantu ntabwo bimenya kuko nta katazibamo honestly dusobanurire kabisa ku buryo ibana hari n'abantu benda kukubaza kuri ibi ngibi. Nta kibazo rwose kata sinzi impamvu abantu bavuga ngo abamukata kuko this year byanagaragaye ko nta katabazanamo kuko nta nubwo bari bazi ngo muri bare batanu hazatahande ubwo se umuntu yinjiye afite ubwo buryo wenda izo kataze agataha ntabwo biri possible ntabwo bishoboka. Umukobwa umwe yasevingwaga n'abakobwa bagenzi be ubwo urumva yuko izo kata zibaye zinahari wenda with the organization umukobwa umwe uwo mukobwa agasigara ntago babize yuko azaba saved n'abakobwa bagenzi. Tukiri kuri ibyo bya eviction Kiza Vanessa yasezerewe ku wa gatatu hanyuma ku wa kane bamukroninga Miss Congeniality iriya kandi n'ubundi mwamusevinze ari mwamusezereye birabyo bisobanura gute? Guys, mbere yo gukomeza reka tubanze twamamaza umuterankunga mukuru ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Icya mbere ntago kuba baratoragamo umukobwa usigara abakobwa bagenzi be turi abantu ibyo ari byo byose harimo abasevinze undi kuko babonaga yuko Vanessa ari threat. Ibyo ari threat no kuvuga aco kubangama mu ashobora kuba hari icyo yababangamiraho. Ntabwo mvuze yuko ariko byagenze ariko nkanjye nk'umuntu ndabitekereza ko umukobwa yabonaga umuntu ari threat byari byose byiza no kumukura mu nzira kugira ngo komeze.